Yese reka nizere ko mumeze neza cyane mu bice byose aho muri hose neza ko ibintu byamaze kugenda neza cyane nkuko mureba ni Day to Day TV turi kumwe n'abantu batandukanye mu biganiro byo dukora hirya no hino. Umunsi twageze ahantu bita mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura nyine mu ntara y'Iburasirazuba, turaganira bagenda batubwira ibikorwa bakora ese bikora gute bigenda gute kugira ngo bize kugenda neza cyane. Hanyuma rero iby'ingenzi nuko weho ukora ibigenewe kugira ngo byose bize kugenda neza cyane. Hanyuma rero ahangaha nkuko muri kubibona mugenzi wacu araje ari gukingura, ariko baraza kutubwira se gahunda zateganyijwe ni izihe kugira ngo byose bize kugenda neza cyane. Ni tumwe mu duce tutamenyera ahangaha muri aka karere, ariko byose kugira ngo tuze kubimenya nuko tuzazguhariza amaso abantu kugira ngo bize kugenda neza cyane. ikamuka ariko yange izagira ifasha kugira ngo ntabwo hano hantu wahagenda wenyine rwose muzahashobora ngiye ntungarebe. Uranganyira nkamwikorera kigura shana muraje gusa aba afite imbwa nyinshi nibyo nababwiye nimutize umuntu w'umugabarira urugi turashaka boss murashaka kumushakira iki uramubwira boss ni ngiye gukingura vuba ibyo bibare ni ibikeri ani wanyu sha ntibagiwe kukuzanira ikanzu. Nabonye ikanzu hari ironi ntibagirwa naribagiwe indege yari nziza si urumva nari haya haburaga nk'iminota 30 ngo indege ihaguruke, ariko nta kibazo uzajyana mwashi muje gute mu cyo gipangu gute na ntabwo mfite y'umukozi ishura nabigisha ishura mfite imbwa y'umuzamu, mfite niyo bita bebiso, ufite imbwa mbona ngenda bishyura amafaranga ndabishyura. ariko bana twabuze amafaranga cyane umugabo iki ishura ntabwo twishyura ariko mbona amatiku ikirago n'icyo ntabwo rero muri ko akazi tukavuyemo kari gakomeye, ariko n'imbaraga zo gukora natwe turazifite. Icyo nagusaba nuko wagira ibiki ibuka gukora subscribe kugira ngo inkuru tugeze 5 bigere neza cyane. Bye bye. Irebere ibyabasabye sa